imisatsi twebwe abadivantisite b'umunsi wa karindwi ntabwo tuyemera. Ndabivuga nshimikiye, hari igihe ibi bintu bishobora guteza intambara bakavuga ngo wenda ngo twavuze ibitari byo, nubwo hari abayobozi bateshutse, ariko imisatsi, kubohesha imisatsi nicyo ndimo ndavuga. Imisatsi iboshye, imisatsi y'inyongera, imisatsi irimo amabara, ibintu nk'ibyo ngibyo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ntabwo bibyemera. Natubwira ko uriya muziki urimo usumba amajwi ndetse utagendanye n'uko gahunda y'itorero rimeze, uriya muziki ngo uzanwa n'abadayimoni kugira ngo bakure abantu. Reka mbabwire, bijya bintangaza, namwe ibintu murabizi, muranabitekereza. Korali ikaririmba, yamara kuririmba abantu bakavuza induru, bakavuza n'ibikobwakobwa. Ese ko niko abantu bafashwa? Baririmbye mwabaye iki? Mu yindi minsi mwambara nk'aho mudatwaye ubutumwa. Tuba abadivantisite bo ku isabato gusa. Twambara neza ariko tugeze ku isabato gusa. Tuvuga neza ko tugeze ku isabato gusa. Ndagusuhuje inshuti muvandimwe duhuriye aha ngaha, Imana iguhe umugisha. Amazina yanjye ni Bildad, nk'ibisanzwe dusanzwe duhora no kuri channel ya Famille Bildad, tuganira hamwe ku ijambo ry'Imana, turebera hamwe ibyanditswe byera uko bitubwira, dusuzumira hamwe urugendo rw'umukristo, ndetse tunazigira hamwe ubuhanuzi bwekeye n'iminsi turimo, tunareba n'imyiteguro dukwiriye kugira. Kuri iyi nshuro rero hari ikintu ngira ngo tuganireho, mbona gikomeje gufata indi ntera cyane, ku rwego rw'uko njye mbona bitangiye kurengera ku kintu bita amakorali n'abaririmbyi. Ni ikintu kirimo kirafata indi ntera, kirimo kirazamuka cyane kandi kitari cyiza. Ahari wenda namwe aho muri mushobora kuba mubibona, muratubwira muri komenti. Amakorali muri iyi minsi, turi mu buryo bwa digital bwo kuvuga ubutumwa, cyane cyane ku ikoranabuhanga. Ariko amakorali muri iyi minsi, uko isi irimo iravuduka, niko nayo arimo aravuduka mu kwamamaza ubutumwa. It's okay, ni byiza, ntacyo bitwaye. Ariko ikibazo hano kibereye, ngira ngo muze kuza kumfasha, namwe muze kutubwira uko iwanyu aho ngaho bimeze. Amakorali arimo arashyira imbaraga mu ivugabutumwa, ariko agatakaza umwimerere w'ubutumwa bagomba gutambutsa. Sinzi n'icyo kintu mvuze cyumvikana. Intego na strategy zo kuvuga ubutumwa zirimo ziriyongera, ariko umwimerere w'ubutumwa bugomba kuvugwa ugatakara. Muti ibi ngibi ndabivuga nshingiye ku kirere. Amakorali, ndaza kuza guhera ku makorali navuga ngo dufata nk'icyitegererezo, ndinda kugira korali mentioninga, namwe ibyo ndi buvuge muraza kubyumva. Ubundi kera abadivantisite b'umunsi wa karindwi bari abantu bazwiho ko ari abantu bigengesera mu bintu ibyo ari byo byose, uhereye ku myambarire, imirire, imivugire, imyitwarire. Ni ibintu abadivantisite bari bazwiho ko bagomba kwirinda, kandi byanze bikunze ibyo bintu bikaba ari byo koko, kugeza ubwo abandi navuga ngo babibakoperagaho, bakavuga ngo umuntu ashaka ubuzima wajya mu badivantiste, ushaka good looking cyangwa se imigaragarire myiza wajya mu badivantiste, ushaka umuntu witonda udahubagurika mu byo avuga kandi agatanga ibitekerezo bizima wajya mu badivantiste. Ariko ubu ibintu byabaye vice versa, byarahindutse. Ubwo ndi ku makorali. Byatangiye, ntabwo nzi uwadohotse uwo ari we, niba ari amakorali yadohotse cyangwa se ari abayobozi badohotse. Byatangiye imyambarire y'amakorali yo muri iyi minsi ya nyuma mu badivantiste b'umunsi wa karindwi ihinduka, ndetse turabirebera turanabyihorera. Bijya gutangira, byatangiye, sinzi uko nabivuga, byatangiye uburyo abaririmbyi bambaraga. Ubundi abadivantiste ni abantu batemererwa kwambara ibintu bigufi. Mu myizerere yacu, kwambara ibintu bigufi ntabwo tubyemererwa. Ahubwo ndavuga ku gitsina gore, ariko no ku gitsina gabo nacyo nuko. Nubwo nabonye controversial topics zivuga ngo biterwa n'umuco w'ahantu, ugasanga hari abantu biyambariye wenda amakabutura bakajya mu rusengero, ariko nyine byanze bikunze burya hari uko umwuka w'ubuhanuzi aba yarabivuze. Nubwo hari imico itandukanye, ariko tuyoborwa na Bibiliya imwe, tuyoborwa n'umwuka w'ubuhanuzi umwe. Ntabwo rero imyumvire yagombye kuba itandukanye ngo nze kuza kugera ahantu usanga hari abantu bambaye ubusa ngo ni imico. No, ntabwo ari byo. Hanyuma mu makorali batangira kujya bambara utuntu tugufi, birakunda. Twambaraga ubundi bigeze ku birenge, bidakubura hasi, ariko kuko n'umwuka w'ubuhanuzi avuga ko tudakwiriye kwambara ibikubura hasi cyangwa se ya makanzu agenda ateruwe, ntabwo burya ari byo.
ya yandi agera atega abantu, ahubwo dukwiriye kwambara nibura, mukabonoza yaravuze ngo nibura ikanzu ngufi ntikwiriye kujya munsi y'aho bote kujya hejuru y'aho bote zigarukira. Niyo kanzu nibura aho bote zigarukira igomba kuba itari buzamuke ngo irenge aho ngaho, ahubwo ari uguhera aho bote zigarukira nibura kumanuka hasi ho gatoya, ariko kuzamuka weya. Birangira no mu makorari yacu igitsina gore turi kukibona naho cyambara amakanzu agera ku mavi. Ibyo birihanganirwa, abantu bararebera bigarukira aho ngaho. Ibyo bivaho, birangira amakanzu agera ku mavi avuyeho, bizamuka hejuru y'amavi ho gakeya. Ibyo mvuga niba mbeshye munyomozi, kugeza ubwo byaje kuzamuka bigera ubwo umuririmbyi yicara ku ruhimbi akicara yibombabumbye kugira ngo ataza kwibeshya akambara ubusa. Ndetse byanaba ngombwa kwa kundi, urabona hari igihe tujya kuri stage ugasanga mikoro zirambitse hasi, ukaba udashobora kumubwira ngo unama utoragura iyo mikoro, kuko azi karamutse yunamye yakambarira ubusa abantu. Aho ni mu Badivantiste umunsi wa karindwi. Hanyuma ibyo bivuyeho, imisatsi twebwe Abadivantiste umunsi wa karindwi ntabwo tuyemera. Ndabivuga nshimikiye, hari igihe ibi bintu bishobora guteza intambara, bakavuga ngo wenda ngo twavuze ibitari byo, nubwo hari abayobozi bateshutse, ariko imisatsi, kubohesha imisatsi nicyo ndimo ndavuga. Imisatsi iboshye, imisatsi y'inyongera, imisatsi irimo amabara, ibintu nk'ibyo ngibyo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ntabwo bibyemera. Ari muri Bibiliya harabivuga mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:9, ngira ngo reka turebe. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:9, mwihanganeho gato turebe. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ndakoresha Bibiliya ntagatifu niyo ikunze kuba hano hafi ku kazi muri studio, niyo nkunda gukoresha, muraza kuza kwihangana. Reka turebe uko havuga. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:9, igice cya 2:9, nibyo ubwo ngubwo. Ubanza ari urwa mbere, ni urwa mbere rwa Timoteyo. Reka turebe. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2:9 haranditse ngo abagore nabo bagomba kugira imyifatire ikwiriye, bakarimbana ubwiyoroshye, nta kurata ubukire, nta kuboha imisatsi, nta mitako ya zahabu, nta masaro cyangwa imyambaro y'igiciro, ahubwo bakihunda ibikorwa byiza, bya bindi bibereye abagore biyemeje kuyoboka Imana. Icyo nkunda Bibiliya ntagatifu, mwumva ukuntu Bibiliya ntagatifu bivuga, avuga ngo abagore nabo nuko. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2:9, abagore nabo nuko bagomba kugira imyifatire ikwiriye, bakarimbana ubwiyoroshye, nta kurata ubukire, nta kuboha imisatsi, nta mitako ya zahabu, nta masaro cyangwa imyambaro y'igiciro. Hanyuma akadanga, ahubwo bakihunda ibikorwa byiza, bya bindi bibereye abagore biyemeje kuyoboka Imana. Imana ibaha umugisha mwebwe mwumvishe ijambo. Hanyuma tugiye tubona mu itorero imisatsi ibaye gikwira, iboshye, ishyano riragwa, abayobozi barateshuka, bava ku nshingano. Ubundi mbere iyo bahaga imisatsi nta nshingano babaga bemerewe gukora, ariko ubu uhereye ku makorari asa nk'akomakomeye turimo turabona, icyitwa imisatsi ni ingingo yirengagijwe. Bamwe baravuga ngo impamvu iyo misatsi ngo bamwe batayishyiraho ngo nuko abagabo babo ari abakene badashobora kuyibaboheshereza, niko bavuga. Ariko Bibiliya ntagatifu ngiriya ni ukubuza, impakanye, nta kuboha imisatsi. Ikindi, abaririmbyi ubwo twabonye ko byatangiye bambara ubusa, birirengagizwa, imisatsi iraza, birirengagizwa,
kugeza ubwo abaririmbyi basigaye bashyiraho amahina ku nzara bakajya ku ruhimbi, abayobozi murebera. Nyamara ibyanditswe bikatubwira ngo indirimbo ni umwe mu mugabane wo kuramya Imana. Ariko ndabaza, niba uri umuririmbyi cyangwa ukaba ujya ukurikirana indirimbo, cyangwa ukaba uri umuyobozi ufite aho uhuriye n'abaririmbyi, mbese ubona abantu uyoboye cyangwa n'umurimo ukora bihurira he no guhimbaza Imana ushingiye kuko ibyanditswe byarabivuga? Amakorari yacu, reka mbabwize ukuri, mumbabarire ningira abantu mvuga nkumva ibintu mukumva ibintu ndi kuvuga ntabwo biri guhura nuko mushaka, ariko ndavuga iby'ijambo ry'Imana rivuga. Amakorari yacu wakumva indirimbo zabo ariko ntiwareba uko bamwe na bamwe bameze. None ikintu kibabaje, bafata amafaranga menshi bakayashora muri video. Ni byiza rwose, video ziranadufasha, bakayashora muri video, ariko video bayashoyemo bakaza bagaragara nk'abantu batakorera Imana. Video nziza yagombye kujyana n'ubwiyoroshye bw'umuririmbyi uri kuririmba, ukabona nyine ko ari ibintu bijyaniranye. None ikibazo, abaririmbyi barimo barakora video nziza zisa neza rwose pe, ku buryo ureba ukabona ishusho irakeye, ariko wareba imyambarire yambaye utuntu tugufi, imisatsi irajejeta, amahina yo ateye asyi mu baririmbyi b'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Nyamara ko turi mu minsi ya nyuma, aho imibereho yacu n'imigaragarire ari cyo cyigisho gikomeye kurenza ibyo tuvuga. Baririmbyi bene data, nanjye ndi umuririmbyi, ndababwiza ukuri ko nituramuka tudahindutse ntabwo tuzabona ubwami bw'ijuru. Byanditswe by'abatura ngo kwizera kwacu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo, ntabwo tuzabona ubwami bw'ijuru. None gahunda ya Roma yo kuboha imisatsi n'imitako yamaze kwinjira mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Turarebera, turabyihorera, ntabwo ari hose, ariko aho biri, niba nawe iwanyu bihari, uri umuyobozi cyangwa utari umuyobozi, urabireba. Kugeza ubwo ntabwo nzi ukuntu ikintu nakivuga, ariko twabaye iki? Niki cyatumye duteshuka inshingano? Niki cyatumye tuva ku byanditswe byera? Kugeza ubwo abamama bava ku myambarire miremire bakagera ubwo bambara utuntu tugufi, abandi bakishyiraho imisatsi itorero tukarebera tukabyihorera, abandi bagashyiraho amahina tukabyihorera. Mbese habaye iki? Ijuru tubwiriza abandi, ijuru tubwira abandi twe ko tutarishaka, bazaryumva bate kandi twebwe tubabwira ngo mujye mu ijuru twe turimo turarihunga? Baririmbyi, bavandimwe bene data, bayobozi, niba muzi ko ikintu mugikora, ndabizi neza ko amatorero yo mu cyaro ajya avuga ngo bariya barabikoze ntacyo bitwaye, ubwo bariya bo mu mujyi babikoze kandi bakaba basobanutse, bivuze ngo bazi ibyo bakora. Tukabirebera tukabyihorera. Ndababwiza ukuri ko Imana ntabwo izigera iduturiza mu gihe cyose tubwira abantu ijoro ariko tugakora ibinyuranye naryo. Uyu munsi navuze ku baririmbyi, noneho ubwo aho hari ku myambarire n'imigaragarire y'abaririmbyi. Umva, imyambarire n'ibibazo, imigaragarire n'ibibazo, umuririmbyi akajya ku ruhimbi iminwa itukura yashyizeho rujareve. Mbese mwumva ibi bintu tutabeshenyije? Ibi bintu naro mwigeze mubibona mu Badiventiste ba kera? None se Papa kariwe muri 2015, Papa nawe yavuze ngo isi irahinduka kubera iterambere, bityo n'Imana nayo ihinduka bitewe n'aho iterambere rigeze. Murumva inyigisho za Roma zitaramaze kudufata? Niba umuririmbyi yisiga ibintu ku munwa, akisiga ibintu ku ngoyi, akisiga ibintu ku maso, ukagira ngo ni abadayimoni, uzi ko ari abadayimoni nubwo tutazi uko basa, ariko nyine twe turavuga ngo basa nk'abadayimoni. Bakisiga ibyo bintu, barangiza bakabemerera bagatondagira uruhimbi. Rero ngo ntirukiri uruhimbi, ngo rusigaye ari stage. Dusigaye dusuzugura hera h'Imana. Ibi byose kibitera, sinzi niba navuga ngo Imana yaraduhoye. Ubundi hari ahantu wahajyaga wese afite ukuntu atameze neza yagwagayo, ariko nyine ubu byaroroshye. Ari uwasambanye, ari uwibye, ari uwarwanye, arazamuka akajyayo kandi bikamuhira.
ariko ibyanditswe bikatubwira ngo ibyo byose murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpanywe namwe, ngo umunsi umwe nzabishyira ahagaragara byose nk'ibyambaye ubusa nk'ibitwikuruwe. Koko birakwiriye, si n'abaririmbyi gusa n'ababwiriza, birakwiriye ko umudivantiste w'umunsi wa karindwi atukuza iminwa, agatukuza inzara, agasiga ingohe, agasiga amaso, akaboha imisatsi, akambara ibigufi, akajya ku ruhimbi. Ashobora kutabikora byose ariko agakora kimwe muri byo. Ibyo bintu birakwiriye. Mbese ubutumwa birababaje kubona itorero Imana yaragije inkoni y'ubushumba, reka bari ko mbivuga, udashobora kwishakiraho gukiranuka kwayo ukaba wajya kwishakira amapantekote. Ni bande bambara ibintu birebire? Ni abapantekote. Ni bande bagira umusatsi wa naturel? Ni abapantekote. Ibaza icyo kintu. Ariko itorero ry'Imana tuvuga ngo niryo ryasigaye rikurikiza amahame ijuru ryashyizeho, rifite guhamya kwa Yesu kandi rikagira amategeko yaryo mu mitima y'Imana mu mitima. Ugasanga ntabwo ushobora mbese niba Imana yaratubikije ubwiru bwayo, uko tugaragara n'imyitwarire yacu tukaba duhakana ibyo ngibyo, mutekereza ko Imana izakora natwe gute? Ntibishoboka. Icyo ni kimwe. Ndacyari ku baririmbyi, ntabwo ndabavaho. Umuririmbyi ubu noneho ikigezweho, ntabwo turimo turahimba indirimbo z'umwimerere w'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ahubwo turimo turahimba indirimbo z'andi mahanga tudahuje kwizera kugira ngo nabo batwiyumvemo. Ibi murabibona, ibiri kuzamuka muri kubibona, imiririmbire igezweho muri iyi minsi mu makorali muri kuyabona. Uko kera baririmbaga hari injyana y'umwimerere ituje, cyangwa se irimo uburyo bwiza, uburyo amajwi ari arranged cyangwa se atunganye neza ku buryo wumvaga ko ari abantu b'Imana koko. Ariko ikintu gitangaje kinakomeye, imihimbire yafashe urundi rwego, imicurangire yafashe urundi rwego. Ntabwo uri kumva korali ngo umenye ko ari Abadivantiste umunsi wa karindwi, keretse gusa uri kureba kuri video ukabona handitse izina wenda ngo ni aha n'aha SDA Church. Nicyo cyonyine kiri kutubwira ko abantu ari Abadivantiste. Ariko imiririmbire hatangiye kugenda haduka ibintu gahoro gahoro ngo ni iterambere. Turi kuva ku mwimerere w'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Abaririmbyi mwabaye iki? Ibyanditswe birambwira ngo mubaririze inzira za kera, inziza aba arizo munyura. None twebwe ntabwo dushaka kureba inzira za kera, ahubwo turashaka kureba inzira mvuge ngo zizaza se. Ntabwo mbizi, ariko biteye agahinda, biteye n'ubwoba. Umwimerere wacu nk'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi uri kujya hehe? Niba reka mbabwire, umuririmbyi ku migaragarire ntabwo ari Umudivantiste, ku miririmbire si Umudivantiste, ku micurangire si Umudivantiste. Originalite yacu iri hehe? Mumuyize ukuri. Mbese umwimerere wacu nk'itorero ryasigaye nk'abantu Imana yabikije ubwiru ikaduha umurongo ko dukwiriye kwitwara, umwimerere wacu uri hehe? Mumfashe namwe mumbwire, tuvugishe ukuri. Muntu uri kunyumva iki kintu, umfashe iki cyigisho gihereza abantu benshi bashobora kugira ngo ubutumwa bugere hirya no hino, ahari hari icyo byahindura ku bantu. Ariko ubu noneho hagezweho ngo ni ukuririmba ngo live, ngo ni live recording. Live recording twatangiye kubonamo ibyuma tutari tumenyereye, nubwo biri kwitwa ngo ni iterambere, ariko ibyo byuma bikaba bicurangitse nk'abanyamahanga. Kandi uriya muziki, inyandiko mu gitabo cy'ivugabutumwa ku byerekeye n'imikoreshereze y'umuziki, natubwira ko uriya muziki urimo usumba amajwi ndetse utagendanye n'uko gahunda y'itorero imeze. Uriya muziki ngo uzanwa n'abadayimoni kugira ngo bakure abantu. Reka mbabwire, bijya bintangaza, namwe ibintu murabizi muranabitekereza. Korali ikaririmba, yamara kuririmba abantu bakavuza induru, bakavuza n'ibikobwakobwa. Ese ko niko abantu bafashwa? Ziriya nduru n'ibikobwakobwa twumva ni ikimenyetso cy'uko abantu bafashijwe, cyangwa ni ikimenyetso cy'uko abadayimoni bashinze imizi abantu kubera imiziki irimo irakoreshwa? Ntabwo mvuze ngo imiziki iveho, ariko umuziki wa Kidivantiste structure yawo irahari. Umwuka w'ubuhanuzi yabishyize ku mugaragaro neza uko bikwiriye. Muzasome mu gitabo cy'ivugabutumwa ku bintu byerekeye n'indirimbo n'imiririmbire n'amakorali. Rena White we yaravuze ngo nageze aho mwitorezaga
ngo mu itsinda ryanyu ryitwa ikirangirire ngo mbona ngo amashyari utuntu tw'utugambo turimo yego hari n'inyandiko ivuga ngo nawe yageze mu ijuru yumva indirimbo zaho ariko ngo ageze mu isi ngo yumva indirimbo zo mu isi uko zimeze zimubereye umwaka. None urajya kureba ukabona korali irimo iraririmba incurango sikidivantiste, imigaragare sikidivantiste, imihimbire sikidivantiste, ibintu mvuga abantu muri kubyumva neza. Hanyuma noneho wajya kumva igikobwakobwa mu rusengero kirimo kiravuza ubuhuha, ukumva induru abantu bashyize induru ku munwa, ukumva amashyi yabaye amashyi rwose. Biriya bintu byakomotse niyo bitarakomotse ku mwanzi mbere ko bitabagaho. Ibikobwakobwa vurima mu rusengero, induru mu rusengero. None ikizabikubwira ujya kubona ukabona korali kubera yancurango n'ubundi abo bacurangira usanga ari abantu n'ubundi biturukiye hanze, kubera ko ba bantu banza bavuga ngo n'ubundi bari abantu bacuranga nkatwe. Yatangira kuririmba ukabona umuntu ahagurutse mu iterana atangiye kugira gutya kwa kuri ko ngo bajya ubwoko bw'Imana dukwiriye kugaruka, dukwiriye kuva kuri ka kandi ka kera, dukwiriye kongera gusubira ku mwimerere, dukwiriye kuba abantu Imana yishimira, dukwiriye kuba abantu batwaye ubutumwa kandi bakagenda bigengesereye. Ibyo bintu byose none ikintu gitangaje, umuririmbyi reka mabwire agashyira igisiko kimeze gutyo akigira kwa kuri ko navuze, akaririmba yamara gusohoka mu rusengero agahita akubita hiherena kubera ko atakiye muri gahunda. Habo Moses mu yindi minsi usanga noneho birata mbega kaga gakomeye kubona abadivantiste b'umunsi wa karindwi no muri repetition mu nsengero bazanamo amapantaro mu rusengero. Ariko ndabaza ipantaro uguta yizana uje gusenga kuki? Sinzi ukuntu abantu twabaye muri repetition umuririmbya w'umukobwa cyangwa w'umugore akaza yambaye ipantaro ariko akaba adashobora kwizana mu rusengero ku munsi w'amateraniro. Nubundi wagiye yizana se ko ntacyo buri guhisha. Urwo rusengero udatinya mu yindi minsi ukayirwinjizamo iyo pantaro, ariko mu minsi ku munsi wo gusenga ubu rwose ukambara n'ubundi twatuntu. Mubwiriza umwe ku rusengero rw'iwacu ugeze kuvuga ngo ntago dushaka izo porono mu rusengero. Abantu bagira ngo n'urwenya nyine, abantu bumva kavuze ijambo ritumvikana ritavugitse, ariko naje kwicara nsesengura ibintu avuze nsanga nibyo koko. Umuntu w'umugore w'umukobwa wambara ubusa mu gihe abantu aho kugira ngo aririmbe ubutumwa bwumvikana, abagabo ugasanga kamere zahagurutse kubera kwambara ubusa kw'abo bantu. Baririmbye mwabaye iki? Mu yindi minsi mwambara nkaho mudatwaye ubutumwa. Tuba abadivantiste bo ku isabato gusa, twambara neza ko tugeze ku isabato gusa, tuvuga neza ko tugeze ku isabato gusa. Ibiganiro mu minsi isanzwe ntiwamenya ko tutwaye ubutumwa bw'abamarayika batatu. Imyambarire ntiwamenya ko tutwaye ubutumwa bw'abamarayika batatu. Imigaragarire ashwe ntiwabimenya. Usanga mu maso rwose urebye umuntu ntiwamutandukanya, mwihangane mvuge gutya, ntiwamutandukanya n'amahabara asanzwe ariho ubu ngubu. Reka ngarukira ahangaha. Uwumva yumvise icyo mbasaba ubu butumwa mubungereze kure hashoboka, mubugeze kure hashoboka, musharinge ku buryo nibura hari ikintu ibintu bishobora guhindura. Uko iminsi irimo iragenda dusatira, uko Yesu arimo aragenda dushobora kudusatira, ubwoko bw'Imana buri kwiyambura umwambaro wo gukiranuka, bukisanisha n'amahanga. Kandi icyo ntabwo aricyo twahamagariwe. Twahamagariye kuba abantu b'umwihariko badasanzwe, bakora mu bihe bidasanzwe kandi bagakora ibidasanzwe. Ariko twebwe turimo turashaka kuba abasanzwe, bakora ibisanzwe, babana n'abantu basanzwe muri ibyo ngibyo byandi bisanzwe. Uwiteka tubabarire. Reka dusenge. Data mwiza, tumaze kwiga ijambo ryawe, turisuzumye, turatsinzwe, dusanze twarateshutse, dusanze twarakoze byinshi bibi, by'umwihariko nk'abantu waragije ubwiru bwawe ukaduha inshingano yo kubugeza ku yandi mahanga. Turimo turareba tugasanga turasa n'andi mahanga. Turakwinginze ngo tubabarire, uduhe intangiriro nshya, uduhe gutangira bundi bushya, uduhe kuba abana bawe, uduhe kugendana nawe, uduhe kongera kugaruka ku rufatiro, utwigishe kubara iminsi yacu, kandi tubashishe kongera gusubira inyuma ngo turi inzira za kera, utwereke inzira arizo tunyura. Ngo ngwino ubane natwe,
ari jyewe ari na mushiki wacu cyangwa umuvandimwe udukurikiye, uduhe umugisha tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, turakoze, amen.